Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguhaye ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Rusizi, abashoferi baho bakoze ibidakorwa bakora amahano. Aho abaturage bo muri kano karere barimo baratabaza ubuyobozi nyuma y'uko aba bashoferi barimo gukora ibidakorwa. Ese aba bashoferi barimo gukora iki cyatumye abaturage bo muri ako karere bagira umujinya w'umuranduranzuzi? Ese ubuyobozi bwatangaje iki nyuma yo kumva abo baturage barimo gutabaza, barimo baravuga amabi abo bashoferi barimo gukorera muri ako karere kabo bayobora? Iyi ni KN Radio, gumana natwe uyu munsi ubundi usobanukirwe byinshi kuri aya makuru tugiye kubagezaho uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twize gatoya ubundi tuze tubabwira byinshi kuri aya makuru akomeje kwibazwaho na benshi nyuma y'ibyo aba bashoferi barimo barakorera muri ako karere ka Rusizi, byatumye abaturage bo muri ako karere bagira umujinya w'umuranduranzuzi. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mu busanzwe iyo umuntu wese afite ikibazo aratabaza kugira ngo rimwe na rimwe abatabaza bamwumve bagire icyo bamufasha kuri icyo kibazo afite. Ibi rero tubivuze nyuma y'uko ababyeyi bo mu karere ka Rusizi barimo baratabaza bo bireba ko baza bakagira icyo bakora ku bashoferi barimo kubasambanyiriza abana babo, batitaye ku mwana ufite 12, 13 na 14, ko bose nta n'umwe bajonjora, bose ko babafata bakabasambanya. Ibi byagarutsweho n'abaturage batuye mu murenge wa Bugarama, akarere ka Rusizi, aho bavuze ko bahangayikishijwe n'abana babo basambanwa n'abashoferi b'amakamyo aparikwa mu kibaya cy'ahitwa Bugarama muri ako karere ka Rusizi. Bamwe muri abo babyeyi baganiriye n'itangazamakuru bavuze ko iki kibazo cy'ingeso mbi z'uburaya bwadutse mu bana babo b'abakobwa kibahangayikishije cyane, bitewe n'uko bibyara ingaruka mbi zirimo guterwa inda zitateganyijwe, bityo bigatuma byongera imvu n'ababyeyi kuko abana barera bahita biyongera umusubirizo. Umwe mu babyeyi wari muraganira n'itangazamakuru mu kiniga cyinshi ubwo yari arimo araganira n'uwo munyamakuru yagize ati: abana bacu ntibarebwa izuba n'abaparika muri iki kibaya cya Bugarama amakamyo, kuko babasambanya batitaye ku myaka bafite. Ufite imyaka 12, 13, 14, bose aba bashoferi b'amakamyo baparika muri icyo kibaya barabafata bakabasambanya. Undi muturage nawe wari muraganira n'itangazamakuru nawe yagize ati: birumvikana ko abaterwa inda zitateganyijwe byongera umuzigo ababyeyi babo, kuko haba hiyongereyeho abana bo kurerwa, kandi nawe urabona ukuntu kurya muri iyi minsi ari ingorabahizi, ngo kuko muri iyi minsi harimo hararya umwana ufite se na nyina, kandi abo bombi bose bakorera leta, ngo kuko abo nta kibazo baba bafite. Bamwe mu rubyiruko rutuye muri uyu murenge wa Bugarama hafi y'ikibaya cya Bugarama batangarije itangazamakuru ko intandaro y'iyi myitwarire idahwitse y'uburaya akenshi iterwa n'ubukene bubateza inzara, bagahitamo kuyihashya ari uko bacuruje imibiri yabo kuri abo bashoferi baparika muri icyo kibaya cya Bugarama.
runo rubyiruko rwagize ruti erega namwe murabarenganya kuko akenshi bajya kwicuruza bitewe n'inzara itaboroheye, amafaranga se bayakura hehe badakura amaboko mu mifuka? Koko leta nihagurukire iki kibazo kuko nibidakorwa umubare w'abicuruza uziyongera umusubirizo muri aka karere ka Rusizi, ngo kuko hari urubyiruko rwinshi rw'abakobwa rudakora. Aba babyeyi kandi bo muri kano karere ka Rusizi mu gahinda kenshi bakomeza bavuga ko ikibashengura umutima kurushaho ari uko abo bana abenshi bari munsi y'imyaka y'ubukure, kuko hari abafite 15 ndetse ko abo bashoferi nawe uzi aho batuye cyangwa aho bavuka. Ibi byagarutsweho na Jean Claude Nirenganya, umukozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ariko ushinzwe ishami ryo gukumira ibyaha. Atunga agatoki ababyeyi b'abo bana ko hari igihe usanga babigiramo uruhare, ndetse anabasaba kurwanya no kwirinda ko abo bana bakomeza kwishora muri izo ngeso mbi. Uyu mukozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ariko ushinzwe ishami ryo gukumira ibyaha Jean Claude Nirenganya akomeza avuga ko buri mubyeyi wese agomba kurera umwana wese nk'uwe. Icyifuzo cy'aba baturage nuko abo bashoferi baparika mu kibaya cya Bugarama babarurwa, noneho hagira ubasambanyiriza abana cyangwa yabatera inda agakurikiranwa ngo ku buryo bworoshye, ngo kuko abo bateye inda ngo abo bashoferi nibongera guhagaruka. Si rimwe si kabiri ababyeyi bo muri kano karere ka Rusizi batabaza inzego z'ibanze bagaragaza ko batewe impungenge n'abo bashoferi babasambanyiriza abana babo, ngo dore ko badatinya n'ufite imyaka 12 y'amavuko. Bagasaba ko hagirwa igikorwa kugira ngo bakurikirane izo nkozi z'ibibi zibangiriza abana babo. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twahinduramo mu makuru tugenda tubaha hano kuri KN Radio. Si ibyo gusa ugomba no gufata iyi nkuru ukayisangiza abandi kugira ngo bamenye aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Reka dukomeze tubifurize kugira umunsi mwiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.